uyu mugabo n'umugore we Beni na Chance baransekeje. Muri iyi minsi baragiye bajya mu muhanda bahura n'umuntu uvuye Lodebari ari kuririmba. Murabibona? Chance na Beni bagiye mu muhanda bahura n'umuntu uvuye hehe? Uvuka Lodebari, wakuriye Lodebari ari kuririmba. Bati niko wowe se kandi ngwino hano. Araza. Uririmbye ute? Niki? Uririmbye ute ko tuza aho uvuka? Lodebari mwaririmbye ryari? Lodebari indirimbo z'Lodebari zaturutse he? Abantu Lodebari baririmbye ryari? Yasubije ngo iki? Yasubije ngo iki? Aramubwira ngo ko tubona uririmba nk'umuntu uvuye ibwami kugira ute? Kugabana. Umva ukuntu yasubije. Arababwira ngo nahuye n'umugenga. Nahuye n'umugenga w'ibihe, Yesu urukwa igenza, avuga byose biremera, none igikombe cyanjye kira. Nahuye n'umugenga w'ibihe, Yesu urukwa igenza, avuga byose biremera, none igikombe. Nahuye na Yesu ndabyibuka bwa mbere njya mu rusengero, rusengero rw'Abangirikani aha haruguru. Ninjiyemo nambaye urukamambiri rw'ubururu n'ubundi rw'umutuku, nambaye agakoboyi gatukura gafite ibiremo mu kibuno, imisatsi, amaso yaratukuye, ubwanwa meze gutya. Nicara hari inyuma, nta muntu numwe wamenya ko ndi umuntu. Pastor avuga ubutumwa arangije ahamagara wihana. Abantu bose banga kwihana, nibura ngo bamvane mu isoni. Abari ngiye guhaguruka nkiri inyuma, ndaza ngeze hano, umuririmbyi aza nk'iyagatera, arabwira pastor ati nguyu ntumusengere n'umusazi. Kandi ko pastor ndebye abona ndi umusazi, yanga kunsengera. Yanza kunsengera banjyana muri office, muri biro nkariya baransengera. Iyo biro bansengeyemo uyu munsi nyicayemo ndi umuyobozi w'urwo rusengero. Muri urwo rusengero ni Imana yampereye umugore nyina w'aba bana. Muri urusengero nibwo Imana yampaye amasezerano. Ubu njyamye mu masezerano, niyorosha amasezerano, niseguye amasezerano, mpumeka amasezerano, njya amasezerano, nywa amasezerano, ngendera mu masezerano, kuko nahuye n'umugenga w'iki. Iyo umuntu w'Lodebari yahuye n'umuntu witwa Yesu, yuzura indirimbo. Ko Yesu tugendanye, ko yanryoheye. Uyu mugabo arandyohewa, aryoha neza, nta buki buryoha nkawe. Umuhungu wamwakiriye anyura mu mujyi wa Kamembe, nta sazi, nta mubu, agenda atabebera. Umukobwa wakiriye Yesu agenda atabebera. Ariko yemwe abantu ntibajya bagira isesani, ntibajya bagira n'ubuteda. Wowe umaze ko abahungu 8 18 20, wewe ntiwakwigirira nibabaza. Umuntu wabaye nka ya myenda mujya mwita ibisekeni, niyo bajya bafataho bakunguta baterera hari, bakunguta baterera hari. Hako mwabahungu mwe ninde wabaroze ijambo ryitwa uzansure? Bazagusure uri mu bitaro, bazagusure uri muri polisi, uri muri RIB, bazagusure urwariye. Y'urugo bw'umwana w'abana ngazagusure urarwaye. Ninde wabaroze? Reba uburyo uri umusore mwiza, umaze kuryamana n'abahungu bangahe n'abakobwa bangahe? 10, 20, 30. Abo mwaryamanye baryamanye na bangahe? Babasutsemo ibiki? Babahaye ibiki? Ariko bahamagara abasore nawe ukaza wambaye neza, uri gitangaza. Uri gitangaza, uriya mwana washyize mu gitaka. Ari amaraso y'uriya mwana. Uzakizwa n'iki? Ko wishe umuntu kubizi kufite amaraso y'umuntu mu biganza byawe n'uwo mwamubyaranye. Uyu munsi dufite abakobwa bagenda ari baba mama nyakwigendera. Mama nyakwigendera. Mwarangiza mukajya kuvuga ngo ingo zirasenyuka. Zirabuzwa n'iki gusenyuka? Zubakiye kuki? Zubakiye kuki? Ko zubakiye ku musenyi.
ko zubakiye ku byaha, ko zubakiye ku mivumo, ko zubakiye ku maraso y'abantu. Urabura umukobwa ukagira umuhungu cyangwa umugabo ukwishyurira inzara, undi akwishyurira inkweto, undi akwishyurira imisatsi, undi akwishyurira burushete, undi akwishyurira akabenzi, undi akwishyurira za make-up n'ibindi n'ibindi. Abasore bashyize ku murongo wagira ngo babaye nk'agatunzi cyangwa abo bose bashyize ku murongo. N'ibiki byabateye mwa basore mwe? Niki kintu cyababwiye, niki kintu cyabaroze mwa basore mu iyi minsi mwe kibabwira ko mu nzira y'ubukungu habamo shortcut, habamo ubusamo? Niki kintu kikujyana muri betting? Ninde muntu wakubwiye kuri ya muzungu nyiri beti, iriya societe ya betting ari ikigoryi kizaguha amafaranga utakoreye ugakira? Ninde muntu waguze moto muri betting ngo mumbwire tumukurikire? Ninde muntu waguze ikibanza muri beti? Ninde muntu wagize inkwano avanye muri beti ngo tumukurikire? Ari ukabona umuntu w'umusore muzima ufite ibihumbi byawe 10, ufite 20, ukajya kubibetinga, wumva uri kubibetinga, uriya muzungu ni ikigoryi cyaguha amafaranga y'ubuntu koko? Uretse Satani wacuritse ubwenge bw'abantu n'ubwonko bw'abantu. Nguwo Yesu tuvuga, uwo Yesu niwe wajya mu mubiri, mu mutima wawe akuzuza icyobo cyanze kuzura. Ufite icyobo cyanze kuzura, ufite icyobo mu mutima wawe, kandi icyo cyobo cyanze kuzura ugiha inzoga nticyuzura, ugiha itabi nticyuzura, ugishyiramo abagore b'inzobe n'aburukara n'abagufi n'abarebare nticyuzura, ugishyiramo abasore bananutse cyangwa ababogare cyangwa b'inzobe cyangwa urukara, ntibikunda. Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Reka mwongere murambure ibiganza duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Nizere ko muhurikiye neza. Abantu muri inyuma murambure ibiganza twumve ko ndeye ko muri kunyumva. Imana ishimwe. Hanyuma abantu baje navuye aha nitwa Reverend Kanoni Nkurikiyumukiza Alphonse, ndi umupasitori mu itorero rya Anglikani hano mu mujyi, nyobora katedrali y'Abanglikani hano mu mujyi muri diocese ya Cyangugu yitwa Katedrali Kristo Umwami. Hanyuma ariko ibyo byose kamanze nshimire Yesu wankijije. Uko mundeba narakijijwe, ndashima Yesu. Yesu yangiriye neza mvuka mu uyu mujyi hano. Buriya uzamutse haruguru ukarenga umujyi, mbere yuko ugera kuri ya sitasiyo yo hejuru, ahantu ari sitasiyo ya polisi, mvuka aho ngaho munsi yayo. Niho mvuka, imyaka mfite niho nyimaze hano mu uyu mujyi. Uretse igihe nagize umugisha wo kugira aho njya nko ku ishuri cyangwa ahandi, ubundi nahangaha mvuka. Nahuye na Yesu muri 2003, kandi Yesu yangiriye neza. Yesu ashimwe. Uko mundeba Yesu yangiriye neza, arankiza. Nimubona umwanya mwitonze, mfite umwanya muremure, nzabaha ubuhamya. Abone ndi umugabo w'ubuhamya, nanjye ubwanjye ndi ubuhamya n'ibihamya. Nahuye na Yesu mu uyu mujyi, kandi nari ngowe pe. Nahuye na Yesu ngowe, nari ngowe ariko ntabwo nari nzi ko ngowe. Nari mpfuye ariko ntabwo nari nzi ko mpfuye. Nari ndushye ariko ntabwo nari nzi ko ndushye. Ahubwo maze guhura na Yesu anyijije nibwo numva ko nari nzutse. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndashima Yesu. Paulo navuze ngo yabonye ko ndo kwizerwa ngabira umurimo. Hanyuma nkomeje kugendana nawe, aza kumuha umuhamagaro wo kuba umugabura w'ijambo ryayo. Hanyuma ndashima Imana. Mfite insanganyamatsiko cyangwa topic ivuga ngo Yesu yumva ijwi ry'uwizeye. Irumvikanye?
Yesu yumva ijwi ry'ugize ute, ry'uwizeye. Ndashaka kwifashisha amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 10 duhere ku murongo wa 46. Ndifuza ko twagera ku murongo wa 52. Ndakoresha imirongo mike muri yo, ni muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 46. Hari inkuru ivuga ngo Yesu akiza impumyi yitwaga Barutimayo. Ku murongo wa 46 haranditse ngo nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Bahamagara impumyi barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, aramukurikira mu nzira. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Abenshi muri aha ngaha muri abanyeshuri, kandi koko niko biri. Abanyeshuri bo muri primaire baba bafite amategeko n'amabwiriza abagenga mu kigo, ari abiga babayo aho bishoboka n'abiga bataha. Segonderi yose, primaire na segonderi, siko bimeze. Ako iyo umuntu ateye intambwe akajya muri kaminuza, muri kaminuza nta mubyeyi mwa muri kumwe. Muri kaminuza nta prefe wa discipline. Muri kaminuza buri muntu wese, umunyeshuri muri kaminuza wese, hejuru ya 95% aba yigenga. Kiranga nk'amategeko makeya yo mu kigo aho yiga niyo abamugenga, ariko ubundi rwose pe. Reka mbabwire iki kintu mw'abasore mwe n'inkumi, niba hari ahantu wakirizwa ukaranguza ni muri kaminuza. Muri kaminuza wahakirizwa ukamakisimiza. Ariko niba hari ahantu wapfira nabwo ukaranguza neza neza ni muri kaminuza. Kubera impamvu nyinshi pe. Ariko kubona abahungu nkamwe n'abakobwa beneda, iyi si ikoresha uko ishoboye ikakugira bize. Iyi si yuzuyemo utujagari n'utundi tw'ubusa. Ibyo byose bikaza bikitura ku muntu, bikaza bimwe bigukurura ibindi bigusunika. Iyo rero washoboye kugira ibyo uhigika, bimwe ukamuginyugushura, ibindi ukabihunga, ibindi ukabyegezayo, warangiza ukabonera umwanya Imana, umutima wawe uranezerwa. Iyo wavuye mu tujagari twose, disturbance zose, ibintu byose biri hanze byose, ukabishyika, ukabihigika, ukabyegezayo, ukabona umwanya wo kwegera Imana,
Asifiwe Yesu. Ukabona umwanya, ukabonera umwanya Imana. Ntabwo Imana yakuburira umwanya. Ntabwo Imana yabura kukuramburira ibiganza mu gihe ibona muri byinshi wari kubalansinga nayo irimo, ubishyize ku ruhande ukayishyira hejuru, ukayiha umwanya mu bihe byose wari ufite, ukayiboneramo iki? Ukayiboneramo umwanya. Kandi koko nibyo, icyo ukunda cyose ukibonera iki? Ukibonera umwanya. Ikintu cyose ukunda, ikintu cyose gifite agaciro, ikintu cyose gifite umumaro, ukibonera iki? Ukibonera umwanya. Hari umwanditsi witwa Rick Warren Pastori yaranditse aravuga ngo nyereka ibyuha umwanya nzakubwira ibyo. Donc nyereka ibyuha umwanya wawe nzakubwira ibyo ukunda n'ibyo uha agaciro. Ibyuha umwanya wawe nibyo bifite agaciro mu buzima bwawe. Iyo uhaye umwanya agaciro, Imana ibifite agaciro mu buzima bwawe. So ndavuga ngo Imana ibahe umugisha rero. Nari mvuze ngo Imana ibahe umugisha badese mwe. Nimurambura ibiganza, nari mvuze ngo Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Yesu yavutse mu bitangaza. Avuka ku mukobwa witwaga Mariya. Bibiliya iravuga ngo marayika asanga Yesu, Mariya aramubwira ngo uzabyara umwana. Undi aramubwira ngo nzabyara nte ko ndi isugi. Aramubwira ngo imbaraga z'Imana zizakumanukira, imbaraga z'Isumba byose zizakubundikira, uzabyara. Haba ibiganiro birebire, ariko birangira Mariya yemeye uwo muhamagaro. Fiancé we witwaga Yosefu agambirira kumubenga. Marayika Imana irongera aramutuma. Araza aravuga ngo Imana iramubwira ngo akakubenga umugeni wawe Mariya kuko atasambanye. Inda twite ni y'Umwuka Wera. Azabyara umwana uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Bibiliya iravuga ngo Yesu yabaye mu isi ntiyagira igicumuro. Bibiliya iravuga ngo nta n'urubingo yavunnye mu byo yavuze no mu byo yakoze. Yamaze imyaka 30 mu rugo iwabo ku mubyeyi wamureze Yosefu na nyina. Amara imyaka 30. Ariko mu myaka 30 irangiye yinjira muri ministry, yinjira mu murimo. Nibwo yatangiye gutoranya intumwa ze. Mu myaka 3 Yesu yamaze mu murimo w'Imana, yaravugaga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, agakora ibitangaza. Ariko yakozemo n'ikintu cy'ingenzi gikomeye, harimo gutoranya intumwa ze. Yagombaga gusigira umurimo ndetse no kudupfira, kuko niyo yari mission ye ndende. Hanyuma mu bantu bamukurikiraga, Yesu yakurikirwaga n'abantu b'uburyo butandukanye. Abambere n'aba bagabo 12 intumwa ze, abigishwa be bamukurikiraga bari baramaze kumwakira, kumwemera. Agakurikirwa n'abandi bamukurikiraga kubera gushaka ibitangaza bye yabaga ari bukore cyangwa bifuza ko abakorera ibitangaza. Ariko kandi hari n'abandi barimo abafarisayo, abasadukayo, abigisha amategeko, bamukurikiraga bashaka kumutegera ku byo yagombaga gukora, aho abikoreye n'uwo abikoreye, kugira ngo babone uburyo bamurega. Hanyuma umunsi umwe rero Bibiliya iravuga ngo aragenda, bagera i Yeriko, na ba bantu bamukurikiraga n'intumwa ze n'abigishwa be bari kumwe. Ahageze ahasanga umuhungu wa Timayo witwaga Barutimayo. Bibiliya yavuze ngo yari umusezi cyangwa yari umusabirizi, ariko Bibiliya ntivuga imyaka yasabirije, ntivuga ntiduha details z'imyaka yari afite cyangwa yari asabirije. Gusa baravuga ngo yari impumyi, yicaye iruhande rw'inzira, birumvikana asabiriza.
ariko mu kwicara kwe nubwo yari yarapfuye amaso, yari yarahumye amaso, haleluya, nubwo yari yarahumye amaso, amatwi ye yagiye gate, yarumvaga. Hanyuma mu kwicara asabiriza yumva amakuru ya Yesu. Umwizi kuri Radio Rwanda zuye tuvuga cya mbere, yumva amakuru ya Yesu. Amaze kumva amakuru ya Yesu, ahita atahura koko bukumbi ikibazo afite nta handi hantu hari kuboneka igisubizo uretse kubonana n'umwami Yesu. Arabyumva neza, akurikirana amakuru neza, aravuga ngo nta handi igisubizo cyanjye kiri kuri indi, kiri ku mugabo witwa Yesu w'i Nazareti. Amakuru arayumva neza, arayakurura neza, arayakira neza, ayizera atyo. Nimunyemerere mbibutse gatoya, mu minota mfite nzagaruka ntinde nta kibazo. Mbibutse amakuru make yashobora kuba yarafashe aya mbere nababwiye uburyo Yesu yavutse. Ashobora kuba yaramenye Yesu wa wundi watahanye n'ababyeyi be n'abandi bantu, akamenya uburyo Yesu yatashye ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya, yagerayo akicara nk'abandi batumirwa bose. Murahibutse ngo yamara kwicara nk'abandi batumirwa bose, niba barabakene bafite dukeya bakisanga abantu barabaye benshi, niba bari bafite byinshi ariko hakaza abantu barenze abo bateganyije, Bibiri iravuga ngo ibyo kunywa birashira, batangira kurebanaho. Batangiye kurebanaho, nyina Mariya aba yabibonye, yego, araza abwira protokole mukuru amubwira ati umva. Araza aramubwira ati muhungu wanjye, ndavuga asanga umuhungu we Yesu, aramubwira ati ukunguko bareba bari kurebanaho pi, imitobe za fanta na za ji n'ibindi byabashiranye. Amuvuyeho ajya ku muprotokole mukuru wari ushinzwe ikigega, aramwongorera amubwira ngo uyu muhungu wanjye namwibyariye muzi, ibyo ababwira mubikore. Yesu arabanza arisuganya, yigira atya, barahagurutse ati ariko rero nyamara nimuhamagare protokole mukuru aze mubwire. Haramubwira ngo genda ufate ibibindi, iyo bavuze ibibindi ni tanka, amatanka ngo bakarabiragamo amasterine, mugende hanyuma muyuzuze amazi, nimurangiza mudahe muhereza abantu. Data wa twese uri mu ijuru. Uko yakabivuze, nta yandi magambo yavuze, gusa yarabategetse ngo nimugende mukore uko ngize ute, mvuze nk'uko Mariya yarababwiye yavuga mugire gute, ibyo abategeka aba ari byo mukora. Sha bafashe niba ari indobo, niba ari amajage, niba ari ibiki, ibindi tuzabimenya nitugera mu ijuru bari kutubwira detail. Bafashe banyoye, baravuga ati isi irashize n'ukuri kw'Imana. Yemwe aba bantu bacuritse ibintu, ukuntu bacuritse ibintu, babanje gutanga abandi, babanza iziryoshye bakaza guheruka izibishe. None aha ngaho bacuritse iki? Bacuritse ibintu, babanje ibibishe baheruka ibiryoshye. Ni ibiki byabaye aha ngaha ko bacuritse ibintu? Kandi koko nibyo. Ngewe wabaye mu kabari imyaka myinshi y'ubuzima bwanjye nabaye mu kabari. Mu kabari ujya mu kabari k'inzagwa, ukanywa inzoga wumva ziryoshye, noneho byamara kumenyera bakaba bafata n'amazi bagasukamo bakaguhereza nta kibazo, kuko akanwa kamaze kuzumva, kandi noneho uko bagomeza kunywa niko n'akanezero
gakomeza kuzamuka kanyengetera kava mu epfiriya hariya hansi ku maguru kazamura mu mitsi, ugatangira kubona umugabo wari wicaye yitonze agatangira kubyinisha amaguru, yarangiza akabyinisha ikibuno, yarangiza akagera cyakazamuka gake gakeya, ugasanga umugabo ari kugira kumbi nuko byatangiye kuzamuka. Icyo gihe iyo byahageze rero baguhereza n'ibiziba wabinywa nta kibazo. Imyaka myinshi ibyi ndabizi, ariko kuri Yesu mu mwanya abandi batangiza ibiryoshye bagahinduka bagasozanya n'ibibishye. Mu nyumve neza badi, iyo Yesu adahari abantu batangiza ibiryoshye bigasoza bibishye, ariko iyo Yesu ahari hatangira ibibishye hakaza gusoza ibiryoshye. Nuko ubu n'ubuzima bwacu bwari bumeze. Nta mwanya wo kubahereza ubuhamya mfite, ndabizi nzagaruka. Njya nyura muri uyu mujyi mfite Bibiliya nambaye ntya, abantu banzi n'umupagani bakafata niko uyu se kandi byaje ntambagwe. Ni ngewe nahuye na Yesu, ni ngewe nahuye nande hirya ngaho bitaga mu Kabasazi hirya ku Cyapiyo baranzi. Ndi umusambanyi wa burundu, ndi umusinzi wa burundu, itabi ryose ry'uburyo bwose, ariko umunsi umwe mpura na Yesu, ibyari bibishye bihinduka ibiryoshye. Ubuzima bwanjye arabuhindura. Niba hari umuntu muri uyu mujyi asifiwe Yesu, niba hari umuntu muri uyu mujyi unezerewe, niba hari umuntu muri uyu mujyi ufite agaciro, niba hari umuntu muri uyu mujyi wishimye, niba hari umuntu muri uyu mujyi ujya unyuramo nkumva ndi gukandagira bigakunda, nta kindi ni njyewe wahuye n'umugabo witwa Yesu. Ubuzima bwari bubishye bugize ubuzima buryoshye. Ndanezerewe Mana, kandi nta kintu kinejeje. Nezerewe muri Kristo Yesu, nezerewe muri Kristo Yesu. Nahuye na Yesu. Yemwe bene ni munyemere mbabwira iki kintu, nahuye na Yesu ntabwo nahuye n'idini. Nahuye na Yesu arandyohera, arambabarira, aranyeza, aranyuza, arandyohera, arambwira ngo kunda tugendane. Ndakunda turagendana, ndakunda turagendana. Steven yarari kuntokoza mu kanya, ari kuvuga ngo dushimire Imana kugendana na Yesu. Rimwe na rimwe nibyo tworohera, ariko ni byiza. Nigeze mba ndi ku ishuri i Buganda, saa 2 za mu gitondo, ndi muri service, ndi mu iteraniro ry'ururimi rw'iriya, turirangiye tugiye twari turi mu Cyongereza, tuvuye mu Cyongereza tugiye mu cy'ururimi rwaho nari niga. Noneho nakira telefone imbwira ngo umwana arapfuye. Umwana w'umuhungu wari mukuru w'uyu yari yuje imyaka 13, arapfa. Ku cyumweru mu gitondo mama we bari kwitegura kujya gusenga, arapfa. Barampamagara, mbanamo amakanzu yo kuri aritari, ndangije ntangira kureba uburyo ntaha ngo mve Uganda ngaruke nze gushyingura. Nageze mu rugo ino nijoro, ariko cyumweru nijoro cyane, bucya kuwa mbere dushyingura. Tumaze gushyingura kuwa mbere, kuwa gatatu turangiza ikiriyo. Hanyuma nari mfite mukecuru wanjye duturanye muri metero nk'eshatu, ndamusezera. Saa 3 z'ijoro ndamusezera, ndamubwira mukecuru rero ndagiye, hari mu kwa 9 ngiye i Buganda, nsubiye ku ishuri. Arambwira ati mwana wanjye gende neza, uhuye n'ibyago ariko nta kundi, ubwo uzagaruka ryari? Nzagaruka mu kwa 12, niyo semester izabirangiye, nzagaruka mu kwa 12. Arambwira ati mwana wanjye ugende neza, Imana ikurinde, amahoro y'Imana bane ntacyo uri mugisha wa kibyeyi. Nsubira mu rugo iwanjye ndaryama, nifite imodoka ya saa 11 ingeze i Kigali saa 3.